1, 2 beat. Umbarira wandindi. Gize gucya inzara biramfashe neza neza muri umuntu njya kubwiriza. Kare abantu bose baramvumba. Ndetse binjara yacakwita amaye muri Kigali. Umva uyu nguyu. Wese uranyiha wowe ukora iki? Nase natavuye mu kazi. Bita bose je kubwiriza abandi turiye ko twagirije. Kubera kabaro k'inzara y'amafaranga. Wase umuteka mutwe mu butanaba. Ese ndashaka kubaza mu ijuru ari banki. Urushiki. Amasakarame. Uri ikigori. Ekonomi ntabwo ari kwakora. Nyine subu turi gukora iki twese. Ntabwo wogiye guteka umutwe ko ntabwo ntabye. Mwishushe Imana twese turi mu cyaha kimwe. Twese turabateka mutwe barabatijwe n'abanataka kimwe. Nese mutwe ne tugiye guteka ngo turengo napfa gukora ibirayi n'ubundi. Wisakuriza. Ntabwo habura umuntu uri buhace utumwijijisho tumubwira ibintu bitari byo aduha amafaranga. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Kumabona nkuko bipangwa arabwo by'abakiri. Umva rero. Mbere yo kujya ku gipangu mu muhanda abantu nibaburamo kandi mu muhanda bari minjije nyinshi kurusha bari mu bipangu. Amuntu mu gipangu udafite ubwenge. God have mercy upon us. Tugende nkwereka ari. Kugira ngo nkwereke ngiye ko ibyo nkora bifite gahunda. Ibyo bintu ntabwo ari ubwambere ugiye kubikora. Tugende nkwereke. Bite musore. Jeba pastor wandinde. Jeba ita pastor kitaka. Cyanyemeza n'iki uko muri aba pastor. Turabakozi ba. Turavuga Imana. Wowe Imana yakudutumyeho. Wambese we nakosore. Ako ngambesire mwebwe muravuga Imana murayizi Imana ni Faza faka. Batari kupasa twe twakoje hari gitakudutumyeho sha. Reka mwebwe nababwiye murya y'ubusa. Mwana i Kigali twebwe twaraho umunsi wa kintu. Uravuga ngo wavukiye muri Kigali urayizi wayizesha. Mwabivana haramwe murego mwambaye murebe mujye mwambara gutya nka za kavuki. Reba ibi murabizi se. Ngo reba wowe ibintu byasuba waza. Kwimura ku ikote nkakwanjije ngo kamwe tuvuye mu cyo kurana. Mwambwa mu byo bintu byanyu muzayibwira inyoni ndanigende. Umva sha wambwa w'inzererezi maze ngo turakubwirije kuri ukagenda utubwira amagambo. Umuntu yagutunganya akagushyira ku ruhande. Niyo mpamvu ufite agasura kanyara nko kumwoyo agaswikira. Kandi rero kagenda ubutanga agapuputse umusatsi wacyo nazi. Ariko ni tujya tuvuga. Urisutwa. Narakubwiye ngo niza nkora ikinyafu kwitwa mwana. Ndirekana uko ndakunda mwakurikiye riri. Umfasha. Ntabwo ndajya nkora kumwe. Tutuntu twa ntabwo njya nakunda aho rumubi. Tugende n'ibyanga dutse turaburana tuzayigira hano. You have to have capacity. All of them have left us. Ibintu by'ibigegera by'ibigabo bijye kuba ibikibazi. Nababwiraga mwabana mu burubyi. Mwapfuye na Imana yawe twere. Mwabyaye mu kapyagiza amaramu. Wowe wanjye nakwigereza. Earlier we realized Banyumviye mu bihirimbira amagambo afite. Ubu ngo baratuza. Tujimenya gukina na busha. Umenye. Katubagarukeho na. how many times would they tell you? Byagenze mwana. Ubundi abantu bari kutubaza ikisha. Niba guta muruzi neza neza ukabyemera. Aka gasore k'amadire dumuka kujyanye. Je ndabona kabatanyishije kabamanuye siko namakuru mufite. Amba marije bizimbaraga mfitana yancu aba. Blood of Jesus. Blood of Jesus. Twebwe twakurose. Twarose kano gasore kakujyanye kakwambukanye iyo ngiyo nago tuzokabajyana. Umva rero. Aka gasore ureba. Ni pa rimwe. Abashaka kubasamba. Niko sha uyu mukobwa ubu ngubu mujyanye. Ngoja tujyanye yo hirya mwana. I don't come. Pastor twasizwe amavuta. Niki kubana ngiye mpita muri ikintu mu mukobwa. Babwiye ati yera. Ngoma n'umvuga sabwe babonye mu kimwe. Nakubonyemo muhirimbiri nabikubwiye. Baramubwira no mwavuga bamwe. Nta muntu watuye kumaze kuza kumpanurira. Ayo magambo uvuze. Pastor ngomba barakanyumvira koko. You want to please others and displease us. Twaje ngo kujya gutumira abasha. Ariko pasi twumvyaza mu bikaze. Turavuga nasubiza. Basura bibera ku rwose mu genzi gake. Byari byakase turabona isomo ryo kuko babasha. Woza abantu mwahuye nabo.
ndese wanyu ni hese wacuze ni mu budasa kabyaro byagije inka numva nakwigonje wagenda ni icyifuzo rero ntabwo Imana yemera abantu bifuza nase kuri umwana kuri njye shara umwana kabisa none se ngubu tugiye mu rukiko bakanga kudusezera oh shit njye nanago no muruzi kugira ngo ariko njye tubana n'imitunganye nayigurisha ariko gusa wahera none se urabona bitacamo na Yesu yaravuze ngo nimugende mwisenge n'abana banyu yasaba urugendo rurerure oya turarugira rugufi ariko kugira ngo tubane bashaka kubasamba ndebera uno mwana imaratere ese gutereta n'icyaha ntabwo ari ikibazo God have mercy ari upon ikibazo us. nawe koko umukecuru afata ugahagararana n'uyu mwana umwana se ninde wakinda mva kino kibwana umusore wagihinja You want to ubu please ngubu urashaje sha others? umva sinabyadanje niga umwe n'umugore wafashe umwana muto yanga ipfu muzapfuda afufuka amafaranga y'imfashanyo reka duhigire mu bipangu ndabona imihanda byanze rero wa munyarwanda wita pasiteri wa ndindi 70 years old man. kuko kubaka umuhanda fo cyangwa bamukiriziye ruriya rwagwa rugakubitwa n'inkuba rutumariye abana kubera ko uruhu rwe rugenda rusubira inyuma muri rw'umukecuru bikamera nk'inkoba z'inyo I don't come. we Jennifer mpamagara cyane kandi umupira wa mugore ndabona utangiye kunanira That's nk'uyu Liverpool. ndetse gusohokamo hano mu nzu utitaye ku mugabo wawe ubundi ubutekereza ntabwo nguza kandi nta n'ideni ishaka Zahindura wayihaye umunwa ngo ngiye ngo nsigane nakunanira kunanira utumondi You want to please others? kandi mbona we inzoga zarakwishe none se nkaho Photo. ubundi nagushakiye reba ukuntu uba ufunze ibishati yose ufunga neza ugafunga neza byagutwara nyine nagushakiye kandi ye ntabwo abantu bitwara nkawe ushinzwe iki se nyine No be juju be that. gira vuba vuba wowe wambesire wowe abagore tashi mu maso ubundi nk'umuntu wakugize umupande yabireka ubundi wowe nagushakiye uzi umukecuru mungana koko ese nagushatse ngo unyiteho nkwitaho njyewe unyiteho nyine nshinzwe kukumesera nshinzwe kukwambika nta n'ikariso yanjye yacitse ubu nibyo nyoko aba yagutumye rero guse kunyikaragaho gutyo ese ubundi kuba naraje babe banyohereje ngo uzaze ngo unyicishe akazi nagushatse ngo umare iki This man. banshatse ngo mare iki Funny people. ese ubundi wamvanaga wacu nari nabigusatse ubuntu uruntu rungana kubundi rugenda imenaho ibiryo reba uko rusa reba uko ureshyuka ngaho imyenda yanjye reba ukuntu wayigize ubu nundorera somaje muri kamena y'ibiryo ntabwo ari wowe warebaga haleluya ndasabira njye nawe tugiye gupfa urutunguranye kandi agiye kutwica 70 years old man. bite basha amaguru yayo meza urabibande mu umuvuga butumwa wita kita kare pasiteri wa ndindi none hano muragenzwa n'iki twe tuje kukubwiza imana yatweretseho uko ufite ibibazo bimwe bitanoroshye uzi neza ko mfite ibibazo turabizi neza dore n'ubu do umutwe uruzuye imana yanyeretse ati umugore wawe ntabwo mubanye neza friend fucker sibaho ngaho wabyumvisha afande bimwe mba mubwira wumvise umugore w'amagambo afite Jesus is Lord. jya wirinda amagambo ubwira avuga butumwa numva washyano nako sori madamu mwiza dukunda uranyumvira zino mbesire di wireba ko ufite amenyo ngo nawe ufite sindi uruhinja uko biri kose ni ibyangwira nibyo byabazinduye byo kuza kwasama There's mu no rugo rwanjye mu single job ubundi person. sheri aba bagabo bavuye This man. ni abapasiteri kandi wa mugore we izi mbwa z'abagabo nzanira mu rugo ni wowe bazanye saba mwanzi uga mugenzi wawe nkubwire ndakwiyamye sinsangira n'imbo ndakwiyamye n'undi munsi mva mbabwire rero kandi nawe wa mugore mwese mbabwirire hamwe si ubundi biturutse babwire ngomba n'umwanga uranze
unadanganya ndio kusema unafundisha mtu. Mareka mbabwire mvuga ikibagenza muva hano mugende muri kumva Matatu kubane ntago nzi God have mercy upon us. Babwire mwambwa nabo pasiteri gahunda ashe rushinzwe iki gahunda umuntu madamu nk'abanyarusaku gahunda nasundi wana bakufitwamba na kibazo ufite harimo isa na kanyombya. Charlie boy, now you mumu na too much. You be mumu. You think say they wise? You are a mumu man. bakaba baradufunze bakadufunga nakubwiye bagakunyuza ngo rero dufate tukakunyuza bakasa wowe wanzanye muri ibi bintu urimo urambabaza kandi ntabwo byari birimo ngombwa ngo umubabaze amahame rero tubonye akatubaho bose abantu mwahuye nabo kutunukaye kandi nagomba nushaka nta byose byose njye kuvuga wewe